Yesu ashimwe. Nongeye gushimira Imana ko yongeye kumbashisha kuza kuganira namwe ku byanditswe byera. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Nkuko nsanzwe mbikora, reka mbanze nsenge niragize Mwuka Wera kugira ngo abane nanjye. Data wa twese uri mu ijuru, nje imbere y'ubwiza bwawe, nje kugusaba imbaraga kugira ngo mbashe kuvuga ijambo ryawe nk'uko riri. Ndakwinginze Mwami kugira ngo ugushaka kwawe konyene abe ariko kuba. Mwuka Wera, ndakwinginze kugira ngo uzubane nanje, wivugire, unsobanurire ibyo ntabashije gusobanukirwa. Ndirukanye imyuka mibi yose y'ikuzimu muri kano kanya, imyuka mibi yo mu isi y'umwijima ndayirukanye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mwami, ngwino ubane natwe, unyobore muri byose, ni mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti mbigusabye Mwami, amen. Dore ukurinda ntabwo azahunikira nyir'ububasha, azakurinda ugeze mu kaga, numwisunga nta na kimwe uzamuburana, agira impuhwe ziruta umucyo. Uhoraho ni igitare gikomeye, izuba ntirizakwica uwarinze Abisiraheli, agira impuhwe ziruta umucyo. Haleluya, amen amen. Turakomeje gusoma mu gitabo cy'Itangiriro, tugeze mu Itangiriro igice cya 7. uno munsi turi buze kugisoma cyose. Umutwe w'amagambo uravuga uti: Nowa yinjira mu nkuge, umwuzure urimbura abantu. Uwiteka abwira Nowa ati: injirana mu nkuge n'abo mu nzu yawe mwese, kuko ari wowe nabonye ukiranuka mu maso yanjye muri iki gihe. Mu matungo yose no mu nyamaswa zose zitazira ujyanemo 7, ibigabo n'ibigore, no mu nyamaswa zizira ujyanemo 2, ingabo n'ingore. No mu nyoni n'ibisiga byo mu kirere ujyanemo 7, ibigabo n'ibigore, kugira ngo urubyaro rwabyo ruzarokoke rube mu isi yose. Kuko iminsi 7 nishira, nzashyanisha imvura mu isi iminsi 40 ku manywa na nijoro, nkarimbura ibifite ubugingo naremye byose, nkabitsemba mu isi. Nowa akora byose uko Uwiteka yabimutegetse. Ubwo umwuzure w'amazi wabaga ku isi, Nowa yari amaze imyaka 600 avutse. Nowa yinjirana muri iyo nkuge n'abana be n'umugore we n'abakazana be, ngo aticwa n'amazi y'umwuzure. Mu matungo no mu nyamaswa zitazira, no mu zizira, no mu nyoni n'ibisiga, no mu bikururuka hasi byose, 2 birinjira bisanga Nowa mu nkuge, ikigabo n'ikigore, uko Imana yamutegetse. Maze iyo minsi 7 ishize, amazi y'umwuzure asandara mu isi. Mu mwaka wa 600 w'ubukuru bwa Nowa, mu kwezi kwa 2, ku munsi wako wa 17, amasoko y'ikuzimu yose arazibuka, imigomero yo mu ijuru yose iragomororwa.
imvura imara iminsi 40 igwa mu isi, ku manywa na nijoro. Kuri uwo munsi Nowa yinjirana muri ya nkuge na Shemu na Hamu na Yafeti abana be n'umugore we n'abakazana be uko ari batatu. Binjiranamo n'inyamaswa zose nk'uko amoko yazo ari, n'amatungo yose nk'uko amoko yayo ari, n'ibikururuka hasi byose nk'uko amoko yabyo ari, n'ibisiga byose nk'uko amoko yabyo ari, n'inyoni zose n'ibifite amababa byose. Birinjira bisanga Nowa mu nkuge, bibiri mu bifite umubiri byose birimo umwuka w'ubugingo. Ibyinjiye byari ikigabo n'ikigore byo mu bifite umubiri byose, uko Imana yamutegetse. Uwiteka amukingiraniramwo. Umwuzure umara mu isi iminsi 40, amazi aragwira aterura ya nkuge ishyirwa hejuru y'isi. Amazi arakwira cyane, arushaho kugwira cyane mu isi, ya nkuge ireremba ku mazi. Amazi arushaho gukwira cyane mu isi, imisozi miremire yose yo munsi y'ijuru ryose irarengerwa. Amazi agera mu kirere hejuru nka mikono 15, imisozi irarengerwa. Ibifite umubiri byose byigenza ku isi birapfa, uhereye ku nyoni n'ibisiga n'amatungo n'inyamaswa n'ibikururuka hasi byose n'abantu bose. Ibifite umwuka w'ubugingo mu mazuru byose, ibiri ku butaka byose birapfa. Ibifite ubugingo byose biri ku butaka birarimbuka, uhereye ku bantu n'amatungo n'ibikururuka n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere, bitsembwa mu isi. Nowa wenyine arokokana n'ibyo yari kumwe nabyo muri ya nkuge. Amazi amara iminsi 150 agikwiriye cyane mu isi. Amen. Yesu ashimwe cyane. Ubushize twabonye ukuntu Imana yahaye plan Nowa y'ukuntu agomba kubaka inkuge. Rero Nowa yarayubatse arayirangiza, ayirangije Imana yongera kumusura ivugana nawe. Ibwira Nowa ko afite iminsi 7 yo kwitegura, yo gupakira ibyo yapakiraga, y'ibikoko byakagombye kwinjirana nawe bikarokoka umwuzure, kugira ngo ubwoko bwabyo budahona. Imana yamubwiye ko ikigabo n'ikigore mu moko yose y'ibikoko bizinjira nawe mu nkuge, n'inyoni zo mu kirere uko ubwoko bwazo buri, ikigabo n'ikigore bizinjira nawe mu nkuge. Imubwira nyine ko afite iminsi 7 yo kwitegura, hanyuma umwuzure ukaba. Nowa nero umugabo yumvira Imana cyane, ibintu byose Imana yamubwiraga yabikoraga uko biri. Rero yakomeza kubwira abantu nyine ngo bazahungane nawe mu nkuge, ariko ubirebye igihe cyose iriya nkuge yamaze yubakwa, Nowa yaravuze, yari yarananiwe, yari yararushye. Yaravuze, aravuga, mbese bari baramuhaye urw'amenyo bamuseka. Nawe nyine igihe cyarageze arabihorera, akomeza kwiyubakira inkuge ye. nk'uko Imana yari yabimubwiye.
urumva inkuge yaje kuzura Nowa adakifite na energy yo kubabwira ngo muze mu nkuge yuzuye, kuko yari yaragiye byararangiye baramusuzuguye. Mbese n'igitangaje rero ni ukuntu umunsi wageze w'uko ibikoko bigomba kwinjira mu nkuge. Imana yabwiye Nowa ko hari ibikoko by'ubwoko bwose bizinjira nawe mu nkuge bikarokoka, ariko ntabwo Nowa yigeze ajya kubihamagara. Ese Nowa yari kuvugana nawe gute? Yari kuvugana nabyo gute? Nta rurimi rwo kuvugana n'inyoni ziguruka hose, n'ibikoko byose aho byihishe mu nguni z'isi, nta kuntu yari kuvugana nabyo. Ariko igitangaje ni uko umwami Imana umuremyi ari we yabyihamagariye wenyine. Imana niyo yonyine yabyihamagariye, kandi byumvira Uwiteka, ikajya ivuga ati wowe wangamiye we n'ikigore cyawe, mugende musange Nowa ahangaha. Mbega Imana ikabiha adresse, nabyo bikubaha umwami, ukavuga ati yego mwami tuzabikora. Ari inyoni, ari injangwe, ari imbwa, byose Imana niyo yavugananaga nabyo ikabiha adresse, kandi bikubaha bikavuga ati yego mwami tuzagenda kwa Nowa turokoke. Rero nicyo kintu natekerezaga nkumva ndatangaye cyane kubona ibikoko nyabukoko byumva ijwi ry'Imana bigakora iby'Imana umuremyi wabyo yabibwiye yabitegetse bikarokoka. Ariko buntu twaremye mu ishusho ry'Imana, akaba ari twebwe dusuzugura Imana yacu, biteye agahinda kenshi pe. Umwana w'umuntu akinangira umutima, kandi ari wo ufite ishusho ry'umuremyi we. Uwiteka tubabare cyane. Umunsi warageze, ibikoko birayoboka, kandi Imana yabibwiye yabihaye dire, yabibwiye ati isaha nini mugomba kuba mugeze hariya kwa Nowa. Kandi nuko nguko ibikoko byabikoze. Ibikoko ntabwo byacerewe ntabe na gato. Iyo saha nyine Imana yabibwiye niho byageze kwa Nowa. Ariko umwana w'umuntu niyo Imana itubwiye ikintu ikora gutya, dushobora kubyemera kubikora, kandi tugenda tutabishaka. En plus de ça, est-ce ni hari n'ibintu byinshi tudakorera ku isaha? Imana iduha dire, ikaduha n'isaha, ariko umuntu agasanga twizeye mu masaha birarenze cyangwa hashize amasaha 3. Mbega agasuzuguro k'umwana w'umuntu. Dusuzugura Imana yacu tukagerangana natwe. Ntago Imana ingana natwe. Imana niyo gutinywa. Imana ifite igitinyiro kinini. Tugomba mbese inabishatse yaturimbura iba yaraturimbuye kera. Iratwihanganira, ikatwihanganira, ikatugenza buhoro, hanyuma tukagira ngo tungana nayo. Umwami Yesu Kristo atubabariye cyane. Umuremyi wacu atugira imbabazi. Umunsi uragera, ibikoko biraza. Bibiri biyoboka Nowa aho yarari n'inkuge. Nowa akazi konyene yari afite nako kubyereka aho bizatura mu bwato. Niko kazi konyene Nowa yari afite, kuko Imana yari yamuhaye plane ibikoko n'amazina yabyo aho bizaba muri iyo nkuge. Buri bikoko byose byari bifite ntuza aho bigomba gutura.
iminsi 7 irashira, Nowa yinjirana mu bwato na famiye yiwe, umugore wiwe, abahungu 3 biwe 3 ndetse n'abakazana be. Binjira mu nkuge kuko isaha Imana yarabwiye barayubashye nabo binjiramo. Icyakurikiyeho rero ni iki? Ijuru ryarahindurije, mbese imvura itangira kugwa, iragwa ku buryo ba bantu bose bari baturanye na Nowa, ba bantu bose Nowa yaburiye nta kindi bakoze, bagiye bagana inkuge kuko babonye ko nyine urupfu rurimo kubasatira. Baragenda bakomanga kwa Nowa, nta nubwo bakomanze bashatse gukingura biranga, barakinguye biranga, barangije bakajya bakomanga papa Nowa twugururire. Nowa nawe bien sûr, Nowa kumba bazize nawe yagiye ashaka kubakingurira, ariko Imana yari yamaze gukinga kera. Nowa yabagira imbabazi ashaka kubakingurira, abyifuza rwose, ariko igihe cyari cyarengeranye. Imana yonyine niyo yari ifite urufunguruzo rw'umuryango w'inkuge, na Nowa ubwe ntabwo yari arufite. Nowa twugururire, dutabare, tubabarire. Batangira kumubwira ibintu byinshi, bamusaba imbabazi yuko bamusuzuguye. Aravuga ati ntago ari gihe nugaye, ni marayika yugaye. Nk'aya ndirimbo benshi bazi ivuga ngo Nowa ewe Nowa twugururire, si jewe nugaye, marayika niwe yugaye. Mwami w'abami we, birababaje cyane. Cyakurikiyeho barakomanze, bararuha, amazi arabajyana bose uko bari batuye mu isi, bose bicwa n'amazi. Ibikoko nabyo byari byasigaye, ibintu byose bihumekesha uyu mwuka w'ubugingo byose birashira, kuko amazi yaraguye iminsi 40 ku manywa na nijoro non stop. Kuko Imana icyo yari yakigamije, ntabwo yifuzaga ko hagira ikirokoka muri ibyo byose byayisuzuguye. Muri abo bantu bose bamusuzuguye bose barashize. Maze ubwato buragenda burarembera, ahari ubutaka haba inyanja, birenze n'inyanja, kuko uko ibyera bitubwira ko amazi yarengeye imisozi. Mubone iyi misozi miremire yo kuri isi ukuntu imeze, ukuntu ari miremire. Murebe rero ukuntu iyo amazi yarengeye iyo misozi, murebe iyo image ukuntu ibintu byaremeze. Ubwato burareremba. Uwiteka dufashe cyane kumvira ijwi ry'Imana, kuko igihe kizagera ubwato bukingwe. Ubwato bwacu ni Yesu Kristo, niwe nzira, niwe kuri, niwe bugingo, niwe nzira itujyana kwa Data. Igihe kizashira, igihe kizagera cyo ku mwana w'umuntu atabaza afite chance yo kwicuza. Iki ni gihe cyacu dufite bavandimwe, kino nicyo gihe cyacu dufite cyo kurira, cyo kwiririra ibyaha byacu, tukarira cyane, tugatabaza Imana, tukatura ibyaha byacu, tukabibabarirwa kugira ngo tubibabarirwe, kandi tugasaba Imana imbaraga kugira ngo duhindure inzira zacu mbi, kugira ngo Imana ibashe kutwishimira, kugira ngo umwuzure utazatujyana.
umwuzure, ndimo kuvuga gehenomu, ndimo kuvuga satani. ngo hari benshi bamaze kuva mu bugingo ariko bapfiriye mu byaha, basaba ayandi mahirwe mashya. nk'uko ibyanditswe byera bitubwira, umugani umukire, aho handitse ko hari umukire yapfuye, n'umukene yabaga iruhande rwe yitwaga Lazaro, ariko umukire ntamwiteho, umukire ntamugaburire, bose baza gupfa. Lazaro ajya heza, umukire nawe ajya gehenomu, akajya asaba ayandi mahirwe masha. Ariko Imana yambwiye ati, wowe wanezerewe ku isi, ibinezero byawe byashyiriye ku isi, nta yandi mahirwe ahari. Imana idufashe cyane, kuko iki ngiki nicyo gihe cyacu dufite cyo kwicuza. Mu gihe umwana w'umuntu agihumeka uyu mwuka w'abazima, niyo chance yacu yo kwinjira mu nkuge, niyo chance yacu yo kwicuza, tukagenda na Yesu Kristo, tukumva ibyo Yesu Kristo atubwira, tukabigenderamo, tukabikurikiza, kugira ngo turokore ubugingo bwacu. Kuko ni iby'ukuri igihe kizagera amahirwe, aho umwana w'umuntu atazaba afite amahirwe yandi. Igihe umwana w'Imana azagarukira ntawe ubizi, isaha n'umunota niyo yonyine ibizi. Twebwe gusa yaratubwiye iti, nimuhore mwiteguye, kuko ntago muzi umunsi n'isaha. Oya, ntago tuzi umunsi n'isaha inkuge izakingwa. Inkuge ari we Yesu Kristo, ntago tuzi umunsi n'isaha tuzatungurwa n'umwuzure, kuko twanze kwinjira mu nkuge, ko twanze kumvira umwami wacu Yesu Kristo. Imana yarabyivugiye ubwayo iti, bizamera nko mu gihe cya Nowa. Umunsi w'umwana w'umuntu uzamera nko mu gihe cya Nowa. Abantu bigenderaga mu afere yabo, bakoraga ibyo bakora, hari abahanuzi, hari Nowa ubaburira, ariko biretruva isaha igeze kandi nta garuriro. Biretruva umwuzure ubaguye gitumo. Nukuri Uwiteka adufashe kumva ijambo ryayo, adufashe kumva Mwuka Wera adusobanurire rino jambo, kugira ngo twitonde ubuzima bwacu, tubeho ari ukwicuza, ari gukoresha imbaraga zacu zose, kugira ngo tube nk'uko Imana ibishaka, kugira ngo tugendane n'Imana nk'uko Nowa yagendanaga n'Imana, kugira ngo dukorane n'Imana nk'uko Nowa yakoranaga n'Imana, ko niwe wenyine wari umukiranutsi muri icyo gihe kiwe. Ariko se bavandimwe, twibajije koko, tukibaza, tukisuzuma, eske Imana iratubona gute? Imana iri mu ijuru ahera cyane iratureba, ikatwitegereza, ikatubona gute? Yitwitegereje se ibona turi abakiranutsi? Yitwitegereje se
yifuza gukorana natwe cyangwa tuyiteza umujinya, dutuma igira umujinya n'akababaro, ikicuza impamvu yaturemye. Bavandimwe, Umwuka Wera akomeze kubaganiriza kuri iryo jambo kugira ngo dukoreshe uyu mwanya tugifite, dukoreshe amahirwe dufite, wenda ejo ni trop tard. Ngo nimwumva ijwi ryanjye ariko Imana ivuga ntimukinangire imitima. Imana yifuza ko twumvisha ijwi ryayo rituburira ntitukinangire imitima, kuko wenda nta yandi mahirwe dufite. Uwiteka akomeza abarinde, Uwiteka akomeza abagirire neza, Mwuka Wera abagenderere, abumvisha rino jambo tumaze kuganiraho, kugira ngo twitondere ibyanditswe byera, kuko nta jambo na rimwe Imana, nta kintu na kimwe cyanditse mu byanditswe byera kizapfa ubusa, ko kigomba gukora umurimo wacyo. Nuko nguko bimeze. Ijambo ry'Imana riraremereye, ijambo ry'Imana rirarema, kandi ijambo ry'Imana ntabwo rijya ripfa ubusa. Hagowe nyine uzinangira umutima, hagowe uzaryumva agapfuka amatwi, kuko isaha n'isaha izagera aho nta yandi mahirwe ya kabiri azaba hari. Uwiteka aduhana umugisha, Nyagasani akomeza abarinde kandi abashoboze. Amahoro y'Imana abane namwe. Amen.